nyakubahwa intumwa y'akarere, banyakubahwa muri hano, aba bana muri hano bari hano bamenyereye kudukinira, bagakinira abarezi babo kenshi, bagakinira ababyeyi babo rimwe na rimwe, bagakinira namwe abayobozi iyo bababonye. Nanjye rero nkabyishimira nk'umuyobozi w'uru rugo, ruba rwishimira ko rufite intore n'ubwo zimwe mwagiye muzibona Fadaramon Kabuga TSS. Uyu munsi rero ntabwo nje nk'umuyobozi, nanjye nje kubakinira. Abanje rero nka Kizo cya Rudahunga rwangira abatware ba Sende bazamigabo wa Serumva, kugira ngo twinjize zino ntore mu zindi. Ndagira ngo rero bitababujije kwishima aho biri ngombwa, muze no gukurikira, mutege amatwi cyane, kuko ni igikorwa nise ibonekerwa ry'umukambwe. Niko iki gikorwa cyitwa, n'ubwo n'ubundi ushobora kucyita kwinjiza intore mu zindi, cyangwa se kwita abanyeshuri bashya izina, ariko titre yacyo official uko nabyanditse ni ibonekerwa ry'umukambwe. Rikaba rero n'abakoresheje imvugo ishushanyije yo mu bwoko bw'ibyo bita ibyahishuwe, apocalypse cyangwa apocalypse. Niyo mpamvu rero muri buze kumva imvugo ishushanya, ubundi ziba zihanitse ku buryo byumvwa n'abake, ariko nagerageje no kugira ngo abantu wenda baba muri iki gihe turimo baba batumva ibintu bishushanyije cyane, bagira tubacira amarenga. Ndaza rero kuvugamo amazina y'abatoza bari hano, abarezi bose muraza kubyumva, nze kuvuga n'amazina y'abanyeshuri bose, abafite amazina, bari bafite amazina n'abatari bakayagira bayahabwe. Ubwo rero hari ndimo nkora ijambo ry'ibanze rigiye gutangira. Ibonekerwa ry'umukambwe. Hari ku munsi wa 26 w'ukwezi Kanama yanamira kugahiganira kwakira imyaka. Ubwo nari nibereye mu kiruhuko cy'amanywa akambye ashyira igicamunsi, nuko ibisa n'agatotsi birantwara, njyanwa Buroho ku kigo kinini cyegereye ikibaya gikikije umugezi mugari kandi muremure ugenda wigarukamo, wenze ibara ry'amarwa kandi uzengurutse igihugu nari ndimo, ukanakomeza ugenda wihindura ukundi, wiroha n'indi migezi, nawo ukiroha mu yindi, kugeza byoroshye mu ruzi rusumba izindi ku isi, kandi butunze benshi mu mugabane rurimo, cyane cyane ibihugu bituye mu mayaga n'ubutayu byo mu majyaruguru y'uwo mugabane. Urwo ruzi murarwumva, ni Nili. Urwo nari ndi iruhande rwirohamo narwo murarwumva. Icyo kigo cyari giciye bitangaje, nubwo cyari cyubatse ku musenyi, aho abatazi amasaku bita ingamba, nubwo bataba bibeshye cyane kuko ingamba zitahabuze. Icyo kigo Kigali cyari gifite amarembo y'umuringa akomeye kandi atatseho ibimenyetso bikaze, akagira ibara nk'iry'ibyatsi bitoshye. Ku nkomanizo zayo hazambutse neza umuheto munini kandi wera, wanditseho kandi ushushanyijeho neza mu mabara menshi yiganjemo iry'ijuru. Izina ryacyo n'icyo kigo nyine rinagaragaramo izina ry'uwagishinze, ndetse abahatuye bose birahira hafi yo kumwiyambaza. Hakabaho intego z'icyo kigo, ibirango byacyo, iby'umurwa mutagatifu n'iby'ikigo kizigenza gishinzwe icyo kigo.
ijuru ryari rituje cyane, ikirere ari ubururu butatse ibicu bike by'umweru bigiye binyuranyemo nta mvura ya vuba bivumbitse, nubwo hari mu gihe cy'umuhindo kandi kitabuzemo akazuba. Ndavuga ikirere kitabuzemo akazuba kateraga abana kujya kwidumbaguza mu mazi y'uwo mugezi nubwo atari urubogobogo. Iryo zuba rigatera abagore kwikura imyitero yabo bakayihanaguza ibyunzwe, rikanatera abagabo gushaka hari agacucu basangirira gahiye. Abo bose bakaboneraho kwikinga akavumbi katari kagacuba na gato muri iyo minsi, nyamara yagombaga kuba ari iy'umuhindo, dore ko abatarakibura cyane cyane mu migenderano igera kuri icyo kigo itatse amabuye ahagije, irimo imikokwe, amadarajya n'imigunguzi, imihanda irimo n'imigezi iyambukiranya nta teme, bituma ibinyabiziga bihananiriwe bitumura iryo vumbi rikagera ku bicu. Ubwo nari ndimo nitegereza ibyo nabonaga maze ngeze mu marembo y'icyo kigo utakekeraga ko cyabarizwa aho ngaho, ndahagarara nkanura amaso kugira ngo nshire amatsiko kuri icyo kigo cy'akataraboneka nabonaga. Nuko ako kanya numva ijwi rimpamagara mu izina rirambwira riti, mwana w'umuntu urabibonye se? Nanjye nti ndabibonye, ariko binshikiyeho kuko muzi nsobanurira ngo nzasobanurire abandi ibyo nabonye muri izi nzozi. Nuko rya jwi rirambwira riti, humura ugiye guhabwa abagusobanurira, wowe andika, wandike ibyo ubona n'ibyo wumva, ihagira na kimwe kigucika. Ako kanya mbona umuryango muto w'amarembo urakinguwe, uwukinguye akaba umugabo w'imibiri yombi n'urubavu ruto, hare muremure ariko akanyaruka cyane, nubwo yari mu myaka isatira 1/2 cy'ikinyejana. Nuko arambwira ati, injira. Ko nakinjiye aramperekeza, agenda anyuza mu mugenderano wumutse ukikijwe n'imbuga itoshye itatse ibiti by'imikindo n'ibindi by'imitako. Ngenda mbona ingoro zinogeye ijisho zifite ibisenge ahanini by'ibara nk'iry'ikirere. Maze anyinjiza mu nzu yari iteganye n'amabendera atumbagiye mu bicu, akaba ayabafatanyije icyo kigo ku bw'amasezerano. Hakurya y'iyo nzu hakaba ibyumba binyuranye by'urugerero. Nuko anyinjiza muri iyo nzu yari itatse ibimenyetso by'ubutware, yisubirira ku marembo. Nkinjira mbona uwari wicaye ku ntebe inoze yirabura kandi yihindukizaga ikamufasha kugenzura ibyerekezo byose. Yari umukambwe w'inzobe itaka cyane, wari wambaye ikanzu inoze kandi yera de, ukabona ari umwe mu batorewe imirimo yo ku meza matagatifu, akagira ijwi n'amagambo byakangaga abatamumenyereye, ariko abamuzi bikabatera gutwenga. Ako kanya mbona abandi bakambwe 30, ariko nakwitegereza neza muri abo bakambwe nkabonamo n'abagore, nkibaza icyo ayo mayobera asobanura. Nuko ngakomeza kumbirwa. Bari bakikije uwo mukambwe wari wicaye ku ntebe, nkabonamo abakambwe imvi zabereye uruyenzi muri icyo kigo mu myaka irenga 10 bakirambyemo, abafite iziringaniye, abafite nkeya, n'abagifite umusatsi w'ibara rimwe bakigihingukamo, ariko bose nkabona bahishimiye, nubwo wabonaga basa n'abambariye kugana urugamba bwari buke ruhinana, dore ko bari bikwije mu makote maremare yera agaragaza mu gituza no mu mugongo izina n'ikimenyetso by'ikigo,
kibohereje ku rugerero ngo bajye guhashya umwanzi wa kera na kare w'abantu ari we gikoko cy'ubujiji cyugarije abana b'icyo kigo. Ufite ubwenge rumve amazina y'aba bakambwe. Uko nakitegereje ntega amatwi ntangaye, numva umwe mu bakambwe bashya bakihahinguka ariyaniriye ati nabera ngeza hayo, kuko aha hantu hari Imana banambuye gahamanya. Namanutse kuri dawe mu ijuru nsenga Imana, agahinda kanze guhera, abasetsi banjyanira inzara n'abo twari kumwe ngo barashoka iriya manga bagana. None koko abantu si bo Mana, ahubwo haba Rurema, we unsohoje amahoro muri iki kirezi cyiza, aho urugwiro rudahunga. Umukambwe mugenzi we bari bazanye nawe wari mushya ati ndi koko rwose turi ku Mana, kuko ariyo itwirindiye kandi nanone turi nayo kuko itugenda iruhande. Wa mugani w'umugoyi wise umukobwa we irangizwe n'Imana, dore ko ariyo muvunyi akaba ari nayo mutabazi. Itahabaye nta shyaka twagira kandi nta murindi n'umwe twatera mu byo dukora byose ngo tubashe kurwanira ishyaka uru rugo rutagira uko rusa yadutoreye guturamo, gutunikira no gutaraniramo. Umukambwe warusazanye bigaragara yuko yarushaga abandi ubunararibonye muri icyo kigo, ashiguka n'ubukaka aturabivuga se urabizi aha hantu habi neza ni impano ya Mungu. Sinirata ko nahabatanze, ahubwo umuhire nuzarama akanaharamba. Ni ukuri nta yindi minani twaha abana bacu uretse kuba buri wese muri twe yazabwira akana kose yibarutse ati kabondo kandi gakunzi kanjye, mbona kagaba amariza uko bukeye, ndagije Imana wongere ubyumve, ndagije Imana izo nzozi zawe, nta yindi nkuru nziza kugeza nshaje izangutira kumva werekeje kwa Ramoni ku rugerero, ukahatorezwa bigatinda, ukahaminuriza nabyo bizaza, byaba akarusho ukanahatura, ikivinatero bikazacyusa. Dusaba Imana ngo biduhire, kandi n'impamo ntacyo yatwima iyo yadutumye gusegasira umurage w'umugaragu wayo wahatubanjirije akahahanga, atari ibyo kutureshya ngo tumukunde, ahubwo ngo tumenye iyaduhanze kandi tuyumvire. Kandi si ukurimanganya ibi by'abafundi, sinigeze nkura mu ruge, ndacyayisenga mbanoga umwanya. Ibyiza idukorera birivugira, uru rugo rwacu rwo rurahebuje, kandi ubwiza buriranga, ak'umubyeyi wibarutse abonye umukobwa batagira uko asa, ku buryo atazakenera abahanga maze akamwita Mukamuranda. Uwo mukambwe asoje ijambo, uwari wicaye ku ntebe arayihindukiza, amwenyura biringaniye nk'unyuzwe n'imihigo y'izo ngabo. Mbona agiye gufata ijambo, babazwa n'uko icyo gitaramo gihimbaje cyari kigeze ku musozo. Ati ngabo nziza zigishoka urugamba, turabakiriye musanze izindi zizabimana aho biri ngombwa, zikabagarukira musumbirijwe, kuko muri aka kabanga k'umusozi n'ubundi hitwa Mukansanganyingabo. Sanganyingabo rero muri ako kanya numva ijwi ry'impanda riravuze, ndetse rivugiye hafi y'iyo nzu twarimo. Ryari umworomo uteye ubwoba, risakuza kurusha intabaza y'ahabereye impanuka, ku buryo
byirangiraga mu kibaya n'imisozi igikikije ndetse bigahungabana. Ako kanya numva umwe mu bakambwe umuntu wese yabonaga aho yaba ahagaze hose bitewe n'uko yareshyaga, akaba yari yageze aho azindutse afite mu ntoki ze umuzingo wanditseho gahunda y'urugerero, avuze mu ijwi rituje ati nimuze. Ako kanya mbona ibyo binyabuzima by'imigirigiri bigizwe n'abasore n'inkumi byinjiye mu kigo n'amaguru biturutse ahanini hakurya ya wa mugezi muremure ahoze mbona ibindi bice biturutse mu mpande zindi z'ikigo. Byari bifite amaso 3 n'amahembe 3, harimo amahembe 2 maremare ariko asumbana, irya gatatu rikaba ari bwo rikimera. Byari byambaye bikenyeye umwambaro w'ibara ry'igishwi, naho hejuru byiteye umwambaro w'ibara ubona ryasaga n'ijuru ariko ritangiye kweruruka. Nuko ndabaza haba ni bande kandi baturutse he? Ariya maso n'amahembe avuga iki kandi kubera iki ririya bara ry'uriya mwitero? Nuko uwari wicaye ku ntebe arambwira ati bariya bagarutse ku rugerero nyuma y'uko boherejwe kureba imiryango yabo, baturutse hirya no hino mu gihugu, baje gutangira igihe cyo kurusoza. Umubare w'ariya maso n'ariya mahembe bafite atareshya urashushanya imyaka bamaze ku rugerero. Muri iyo myaka rero bameshe imyitero yabo bayezereza muri tekiniki n'ubumenyingiro, ari nayo mpamvu ubona ko imyitero yabo yabaye nk'iyeruruka twakwita gucura. Tubitezeho rero gutabara badaterye, dore ko twabise imparirwa gutebuka. Nyuma numva ijwi ry'impanda rivuze ubwa kabiri, maze cya kinyabuzima kivuga kwa kundi nanone kiti nimuze. Bona none ibindi binyabuzima nabyo by'ibigirigiri bisumbije umubare irya mbere biturutse mu nzira n'ubundi irya mbere byari biturutsemo, byari bifite amaso 2 n'amahembe 2, harimo rimwe rigitangira kumera. Byari byarimbye neza neza mu mpuzankano isa n'iy'irya mbere, uretse ko umwitero wabyo wakiranaga nk'umaze igihe gito uvuye mu bakannyi, kandi ukaba wo wari ufite ibara nk'iry'umuti abanditsi benshi bandikisha intoki bakoresha muri iki gihugu. Nuko ndongera ndabaza ntabase bo bite databuja? Uwari wicaye ku ntebe ati na n'ubu nturasobanukirwa mwana w'umuntu? Bano nabo baturutse hirya no hino aho bari baroherejwe mu miryango yabo, baje kwinikiza urugerero, bamaze igihe kiringaniye batangiye. Ariya maso 2 n'amahembe 2 aragaragaza nayo igihe bamaze ku rugerero. Umwitero wabo uracyakeneye gusukurwa ikindi gihe kugira ngo basoze urugerero, ariko nabo izina ryabo rirazwi kubera ko tubizeyeho kutazadutetereza, twabise abadatenguha. Hashize iminsi 8 ibyo binyabuzima bitangiye urugerero, numva yampanda iroromye noneho ubugira gatatu. Wa mukambwe muremure nanone avuga mu ijwi rirushijeho kurangurura kandi inshuro 3 ati namwe nimuze, namwe nimuze, namwe nimuze. Ngiye kubona mbona mu mpande zose z'ikigo haturutse ibinyabuzima umuntu atashobora kubarura, genda kungana mu mubare n'imparirwa gutebuka wongeyeho abadatenguha. Byari bitandukanye, byambaye imyambaro ibusanye cyane kandi biherekejwe. Bimwe byahageze ku maguru, ibindi ku magare nayo atandukanyije amaguru. Amagare amwe afite amaguru 4 n'afite amaguru 2. Icyakora byose bikagira ijisho rimwe ritarabumbuka neza n'ihembe rimwe ritangiye kumera. Noneho sinjye jyenyine wari urimo wibaza ibyo mbona, kuko abandi bakambwe bose bari batangaye. Nuko ndongera ndabaza idatabuja, njyewe ifu iyo utazi kumva no kubona wanyemerera noneho akubaza bwa nyuma. Bariya bo ni bande?
kandi izina ryabo ni iri. Uko nakaribajije, aho kugira ngo uwicaye ku ntebe asubize, mbona wa mukambwe muremure azanye igitabo kinini cy'umutumba kivuye nk'aha kikagera ku bicu, ariko kidarangiye gifungishije amakashendwi n'ubusheni. Umukambwe wari ukizanye agitereka imbere y'uwari wicaye ku ntebe, maze aravuga ati ibijyanye n'ibi binyabuzima n'izina ryabyo byanditse muri iki gitabo, ariko ntitubizi kuko ntawe urashobora kukibumbura. Twazengurutse hose tuzenguruka muri kano karere k'ibiyaga bigari bya Cyogo na Nyamagana, habura n'umwe. Dushakisha hakuno no hakurya y'umugezi muremure, tubura n'umuti wabumbura kino gitabo. Nuko ndarira cyane ndetse ndaboroga ndahogora, kuko igitabo cyari kibuze kibumbura. Ariko umukambwe muremure arampumuriza ati humura, byanze bikunze igitabo kirabumburwa. Ako kandi wari wicaye ku ntebe nawe wari ucyambaye imyambaro y'urugerero, dusigara mu gihirahiro, ariko ntiyatinda. Nuko agaruka yambaye ikanzu yera yo ku meza y'igitambo, yiteye n'igishura gishashagirana. Ku kimenyetso gito cyane cy'ikiganza yarakoze igitabo kiribumbura. Nuko aragifata asoma ibyari birimo, nuko atangira agira ati umwaka mutagatifu w'ubumenyi ngiro w'ibihumbi 2022, dushimishijwe no kwakira intore nshyashya zije ku rugerero, zikaba zije ziturutse impande zose z'igihugu. Twarazitegereje tubona uburyo zose zitandukanye, ariko zuzuzanya cyangwa zigomba kuzuzanya. Bamwe muri bo ni abagabo, abandi ni abagore, abasore n'inkumi. Bamwe muri bo baratumburutse cyane, abandi muri bo bafite ingano idahambaye cyane. Bamwe muri bo bagize imihigo ihambaye mu rugerero babanjemo, amanota bagize arahambaye kandi arashimishije cyane. Abandi biri hagati, abandi nabo ari mu ntangiriro. Dushingiye rero ku buryo izo ntore zitandukanye, kandi tugomba kuzitoza zikagira umujyo umwe, bitewe n'uko tuzitezeho kuba injyarugamba, kandi zikagomba gutozwa vuba, zikumva vuba, zikumvira rimwe, zikagendera hamwe, zikagarukira izari zisanzwe ku rugerero zikazimana. Dushingiye ko izo ntore ari ishema ryacu n'amaboko yacu, twazigeneye izina. Iryo zina twazigeneye ni izina ry'ubutwari, ari ubwo zifite n'ubwo tuzifuriza. Iryo zina twazigeneye ni izina twabanje gutekerezaho igihe kirekire, dushingiye ku byo urugo rwacu rugamije ndetse n'ibyo igihugu cyacu kigamije n'umuryango wacu umwe Kiliziya ugamije. Iryo zina twazigeneye ni izina rizahora ryibukwa igihe cyose, ntihakwiye kugira uzaryibagirwa. Nuko rero ahindukirira za ntore, nuko arazibwira ati none rero nyuma y'ibyo byose, bana ba Lamoni tubise abadasigana.